ibi bintu bibaho ahandi wabisanga ku gasobanuye William byose. Abana hakuno bararyamye, barakwereka ku munsi wa mbere abana bararyamye, nijoro barahaguruka. Uko bigaragara kakana nta mahoro gakunda. Ibaze nawe kari karyamye hamwe n'undi mwana ariko karabyutse ngo yekegera cyangwa agafumbatse. Papa arimo arambangamira cyane uyu mwana arimo arambangamira cyane. Uko bigaragara uyu mukecuru bishoboke ko uyu mwana ashobora kuba yaramubyaye ahandi cyangwa se akaba ari umwana arera, kuko bigaragara kakana gafite umwirato cyane, kandi papa uri hakuno nawe bigaragare ko ntacyo abikoraho. Umubyeyi akaza agahereza keye umwana uri hakuno, akana hakuno kakababara kakajiginwa. Nanjye nyitaho ariko mama urabibonye, ariko nawe akaza akakitaho. Ayo mwana bireba uko wavutse, uruhu ufite, uwo uriwe, inenge ufite, ntabwo bishobora ko babyakugira ikindi kintu unaguma uri umuntu. Mama hakuno disa akamwenyura, abana bagiye ku ishuri, akigumira hakuno mu mirimo yo mu rugo. Umupapa hakuno nawe undebera ababyeyi b'iki gihe, akita ku mwana umwe undi akamwirengagiza. Umwana nawe yamufata akaboko, umugabo akabura uko abigenza ngo amwiyake, akamusiga umwana agasigara ahagaze. Ihute kurikira abandi, urandeba iki? Disi nta kinezeza umwana nk'iyo umuhaye umwanya ukamwitaho, akagira gutya agafata akaboko kakamwenyura. Baza hakuno, papa ngurira akangaka, igu papa ni wowe wanjye William wanjye. Kakagurira hakuno yawurute akagahereza. Akana nako bakirengagije, reka turebe icyo bagiye kugakuramo. Ndebere nawe nyagasani. Agahereza shokora, nyamara undi mwana mugure yawurute. Ese bimeze bite? Ababyeyi mujye mwiga kuringanyiza abana, kandi mwige gukunda abana kimwe. Uko umwana yaba ari kose, hari igihe uwo wizera ko azakuviramo akamaro aba ari nta n'akamaro azakugirira, ahubwo ari we uzakubera ikirumbo. Ibaze nawe kurikira unareba akana hakuno kari gafite umutima mubi, umbaza aho kawukuraga, ariko byose bishobora kuko byatewe na mubyeyi. Ubwo buriya umubyeyi yeretse umwana umwe urukundo undi ntamwereke urukundo, niko birangira buri gihe. Reba nawe akaza agahangayikiye umwana we, undi mwana nta no kumwitaho abireba. Undi nawe akaza akihetsa ati papa reba nanjye, ndekura tugende, imbere tugende. Umwana bikamubabaza. Namwe murabibona umwanya munini yawuhaga uyu mukobwa we. Umwana akaza hakuno amarira ari menshi, agahinda kamwisha akayatura nyina. Mwana wanjye ubaye iki? Ati mama papa ntago abanyitayeho, wihangane mwana wanjye. Nyina agaseka, byahehe kwari ukurenzaho. Ni ukurenzaho. Mw'abantu mw'ibi bintu biba bibabaje. Bakaza hakuno muri etide, papa agataha. Urebe nawe undebera ababyeyi mujye mwiga gutanga uburere bufite ireme bwiza. Yareba umwana akababara, ese uyu mwana yavuye he? Ese uyu mwana yavutse he? Ese kuki adasa n'uyu mwana, adasa n'uyu mugabo, adasa n'uyu mugore? Ese yabyawe nande? Byagenze bite? Ati se papa mereza ko wanzaniye, dore akanako nakuzaniye mwana wanjye ka shokora. Habe no kureba undi mwana uri inyuma. Umwana nawe ati papa none si njyewe wampaye. Umugabo akabanza akiruhutsa akamuha akabombo gato, nawe undebere. Mbese nimubyumve neza, ni nk'uko njye naguhereza bombo ya senkani, undi nkamuhereza akambo ka veni. Ikindi cyana nacyo kitireba, shangewe mfite bombo nini. Umwana akareba bikamurya, ashyira ku ruhande arikomereza etide. Biramubabaza cyane, biraryana. Papa bombo umuhaye yanze kuyigera arayijugunye. Umva ababyeyi vayo hano, madamu vayo hano. Umwana n'agahinda. Umubyeyi nawe nubwo bimeze gutya ntabwo yishimye. Umubyeyi agafata umwana wakigendera, iki nacyo kigasigara hakuno nasa gitetesha, gihonesha, gipfisha ubwenge ubusa, kiri gupfayonga.
ngayo nguko bimeze bite. Nyamara mujye mwiga guhereza ikiremwa muntu agaciro. Umwana ati ntacyo bitwaye, reka mbigutunganyirize. Kanakakababara urakora kuri papa gute? Hakuno papa yaje kurwara, baraguyaguya biranga. Mwana wanjye guma hano gato ndaje, reka ndebe uko nabigenza. Nawe ndebere, buri iyi minsi iyo ugeze mu bibazo nibwo disi utangira kumva ko hari byinshi wakabaye warakoze. Urwana hakuno urangije gufatira fone rujya muri gemu. Papa w'umwana nawe arongera arahaguruka amwaka telefone, ariko arimo arababara, arimo araribwa mu gatuza. Urwana hakuno rurahaguruka rurigendera. Umwana hakuno arahangayitse, ase papa wabaye iki? Warwaye ute? Bimeze bite? Nyamara babandi duha agaciro mu buzima hari ubwo baba batatwitayeho, nta n'umwanya badufitiye, ariko bya bindi tutesha agaciro, bya bindi twumva ko twasize ahahise, akaba ari byo biba bizima. Umwana araza araguyaguya, afata hakuno akantu abasha kuba yamushyira ku mutwe. Umwana arahangayika, kabone n'ubwo uyu mugabo atamukunda nk'umwana we, ariko umwana byibura urabona ko afite umutima, akunda umubyeyi we. Ni bangahe bashobora kwihanganira ibintu muri iyi si? Papa yararebye hakuno, mwana muto unyeretse urukundo, unkoze ku mutima, kandi ibi bintu nzabikwitura mwana wanjye. Bati karacyakomeza, namwe murabibonye, ngayo nguko akandi kazaza nzakabahereza, mwigireho isomo. Ni William Byose agasobanuye by William Byose kuri YouTube channel.